mukunzi w'umurongo wo kwezwa, reka nongere ngo ikaze mu biganiro byacu aho turi kurebera hamwe ihame rivuga ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gukomeza turebera hamwe guhumekwa kw'ibyanditswe hamwe n'abanditsi. Ni ibyigisho tuzajya twiga twitonze kugira ngo umuntu agire ikintu asigarana, umuntu agire ikintu yumva, kuko burya utangiye nabi ushyizeho intango mbi n'ibindi biba bizakurikiraho ntabwo biba bifite ireme. Iyo rero umuntu adasobanukiwe n'aya mahame, twageranije n'amabuye y'urufatiro rugomba kubakirwaho inyubako yo mu by'umwuka. Icyo gihe usanga inyubako ijegajega, ndetse n'iyo umuraba uje cyangwa se habaye ibiza, nta kabuza iyo nzu igwa hasi rwose, ndetse kugwa kwayo kukaba kunini. Benshi mu bantu usanga bagenda bigura intege muri uru rugendo cyangwa se bagasubira inyuma, ntabwo ari ukuvuga yuko baba batarabwirijwe cyangwa se batarabaye mu materaniro, ahubwo rimwe na rimwe usanga intango ariyo yabaye ikibazo. Niyo mpamvu nongera gusaba kugira ngo umuntu wese ushaka kugira uko amenya, uko asobanukirwa n'ijambo ry'Imana n'ibyanditswe byera, azatanga umwanya rwose tubane muri ibi byigisho dukurikirana. Aho waba uri hose, Imana iguha imbaraga kandi ubisengere. Uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe isomo ridufasha kwinjira neza mu kigwa cy'uyu munsi. Riboneka mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya mbere umurongo wa 10 turageza ku murongo wa 12. Reka dusome. Abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo, byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kwiheruka. Kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijuru. Kandi ibyo abamarayika babigira amatsiko bashaka kubirunguruka. Mwibutse ko uwo muri kumwe ari mwene so Kayishema Joel. Reka twongere tujye imbere y'Imana twiyoroheje dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, twongeye kugushimira umwanya mwiza uduhaye. Tukaba tugiye gukomeza tubumburira hamwe ibyanditswe byera, aho turi gusesengura ndetse no kucukumbura kugira ngo twumve icyo ijambo ryawe ridusobanura ku kuri kw'ibyanditswe byera. Ijambo ryawe ni iki? Iyo havuzwe amagambo yaturutse ku Mana, Mwuka wera akaba ari wabanye n'abayanditse. Uyu munsi akaba ari mu biganza byacu kugira ngo atumurikire, atwereke inzira y'ubugingo. Mbese ibi byanditswe byera ni ibyanditswe bihe? Dukwiye kubimenya, dukwiye kubitunga, kandi tukabikundisha abandi, bikaduhindukira ubuzima. Mwaye Imana utubashishe, udusobanurire, tumenye umugambi wawe uhishwe muri byo, kandi tumenya duhimbaza izina ryawe. Ibyo ushaka bibeho mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Ibyanditswe byera nk'uko twagiye tubibona, twabonye yuko byahumetswe n'Imana. Ntabwo ibyanditswe byera byahumetswe gusa, ahubwo ibyanditswe byarahumetswe n'abanditsi babyo, cyangwa se abandikaga nabo barahumekerwa. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana nk'uko twabibonye, kandi niko ijambo ry'Imana bivuga. Ariko nuvuga ngo nubwo ibyanditswe biri mu nyandiko, ibiri muri Bibiliya ubwabyo byahumetswe, n'ababyanditse barahumekewe. Mwuka Muziranenge yateguriye abantu bamwe kumenyekanisha ukuri kw'Imana. Nuvuga ngo Mwuka Muziranenge yakoraga
umurimo wo gutegura izo nzabya zigiye guhabwa ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo ni ugutegura abagiye guheka ibyera by'Imana. Bibiliya ntigaragaza ku buryo burambuye uburyo bagiye batoranywa, ariko mu buryo runaka Mwuka Muziranenge yari umuhuza w'Imana n'abantu. N'ubushize twabibonye ko Mwuka Muziranenge yatangiye gukora umurimo we kuva na kera. Igihe rero umuntu yibwiye ko Mwuka Wera yaje mu gihe runaka akaba aribwo atangira umurimo, haba habayeho kwihenda cyane. Ahubwo ashobora kugira uburyo agaragaza imikorere cyangwa se imikoranire n'abantu, ariko nuvuga ngo nta gihe Mwuka Wera atagiye ayobora itorero cyangwa se ngo ayobore umurimo w'Imana. Abagize uruhare mu kwandika ibitabo bya Bibiliya ntibigeze batoranywa hakurikijwe impano zabo karemano. Usanga abantu bavuga bati kanaka ati niko ameze, niko yavutse ameze, n'iby'umuryango. Oya, ntabwo ari ikimana yagishingiraho. Nanone kandi si ihame ko guhishurwa n'Imana bihindura umuntu cyangwa se ngo bimuhe ubwishingizi ku bugingo buhoraho. Sanga umuntu avuga ati ujye umenya ko jye nahumekewe, ujye umenya yuko nahetse ibyera by'Imana. Bibaye hari ubwishingizi, Yuda wabaye umwe mu babwirije ubutumwa bwiza akajyana n'abandi kumenyesha abantu inkuru nziza ya Kristo ikiza, ntabwo Yuda barahindutse umugambanyi kandi yarahetse ibyera. Hari benshi bagiye batakobwa bagateshuka kandi barabaye abantu babatwara mucyo. Ndetse na Lusuferi ubwe tubona ari we Satani. Lusuferi wari umutwara mucyo, yageze igihe ntiyamenya icyo cyubahiro, ibyo byiza yaragijwe byo kubana n'Imana no kuyikorera, arangije agomera ingoma y'Imana ndetse agumura na 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru. Hano rero ntabwo ari ihame ko guhishurwa n'Imana bihindura umuntu cyangwa se ngo bimuhe ubwishingizi ku bugingo buhoraho. Ibi ngibi bitwereka ko tugomba kwitonda, hatagira uwihenda uwishuka avuga ngo jewe ngo nabatijwe na pastor runaka di, ngo abantu babatijwe na kanaka ngo ugira ngo ubigira akabando ko kwishingikirizaho. Reka da, ibyejo hashize ntabwo ari byo bya none. Ugomba kuba maso, niki ijambo ry'Imana ritubwira. Ndetse bigeze igihe tuzagenda tujya mbere y'ugeze mu byeshura ngo nutaba maso nzaza nimuri igitereko kitabaza ngishyira handi. Ngo iyo utabaye maso utagumye umuntu bw'Imana rwose uwo murimo urawamburwa ugahabwa abandi. Baramu yavuze amagambo y'Imana. Uyu nguyu tubona ibye mu gitabo cyo Kubara igice cya 22 ugakomeza ukageza mu gice cya 24. Baramu wa wundi waguriwe agahabwa ruswa kugira ngo aze kuvuma ubwoko bw'Imana, atumweho na Baraki, mwami Baraki. Uyu Baramu yari umuhanuzi. Ngo Baramu yavuze amagambo y'Imana kandi yavuga ataremeraga kuyoborwa na Mwuka Muziranenge. Urebye biriya bice mu Kubara 22 kugeza 24 ubona uburyo Baramu atemeraga kuyoborwa n'ijuru, ariko akaba umuvugiramana. Dawidi wayoborwaga na Mwuka Muziranenge yakoze ibyaha bikomeye birimo no kwicisha abantu. Yicishije Uriya, arangije ndetse atwara n'umugore we, kandi yari umuntu ufite umwuka w'Imana, ariko kurangara gato cyane ahinduka umukozi wa Satani. Ibyo tubibona muri Zaburi ya 51. Dawidi amahirwe yagize nuko yagisobanukiwe n'uburemere bw'ikosa rye, akamenya naho yakirira. Akaga nuko ubura umurwayi ntumenya aho muganga ari. Dawidi amahirwe yagize yamenye muganga ubasha kumukiza uwo ari we. Atakambira Uwiteka, yihana icyaha cye amaramaje. Maze bigeze igihe Uwiteka avuga ati mbonye umuntu ufite umutima uhuje n'uwo nshaka, kuko yemeye guca bugufi, yemera kuva ku kejo, ararambarara, arerura, aratura, arihana kandi arahindukira rwose. Abanditsi bose ba Bibiliya bari abantu bafite kamere y'icyaha, babaga bakeneye buri gihe cyose ubuntu bw'Imana, nkuko tubibona mu Baroma igice cya 3:12. Nuvuga ngo umuntu w'Imana. Ibi bima kugaruka mu gitabo cyitwa cy'umukonozi, amagambo ava mu gitabo cy'umukonozi aboneka mu gatabo kitwa umwiteguro w'imvura y'itumba. Avuga ngo Yohana umubatiza yahoraga ahabwa umubatizo wa Mwuka Wera buri munsi. Aha bitwereka iki rero? Hano haravuga ngo abanditsi bose ba Bibiliya bari abantu bafite kamere y'icyaha, nta wavutse mu ijuru, ahubwo nuvuga ngo bose ni urubyaro rwa Adamu. Adamu wagomeye Imana, Adamu wishe itegeko ry'Imana, Adamu wariye ku giti cyabuzanijwe. Bityo rero bafite ubwandu, bose bavuka babogamiye mu bibi.
kuba Imana yarabagize abavugizi bayo cyangwa se intumwa zayo si ukubera ko bakiranuka kurusha abandi bantu, ahubwo ni ukuvuga ngo ni ubuntu babaga bagiriwe. Kuri uko kugirwa ubuntu rero basabwaga guhora bezwa umunsi ku wundi kugira ngo bakomeze babe abantu baheka ibyera by'Imana bakiranuka. Ibi natwe niko bigomba kumera. Ntabwo ari bari abakera gusa n'abanditsi ibyanditswe byera, ahubwo ni ngo n'umuntu wese muri uru rugendo niko asabwa kumera. Uguhishurirwa abanditsi babiri bagize kurenze cyane kumurikirwa cyangwa kuyoborwa n'ijuru, kuko ibi ari byo abantu bose bashakashaka ukuri bagomba guhura nabyo. Mu by'ukuri rimwe na rimwe abanditsi babiri bandikaga amagambo y'Imana batayasobanukiwe neza. Ngo bandikaga ijambo ry'Imana ariko ibyo banditse ugasanga rimwe na rimwe batabyumva. Niyo ya magambo twasomye hano mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10 na 12 ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Kuvuga rero ngo kurondora babishimikiriye ni ngo bashyiragaho umwete. Nuko turi gutanga igihe ni ugushimikira mu gihe hari ibindi wagombye kuba wajyamo, ariko bavuga uti reka shaka uwo mwanya, reka ngire uburyo ntanga icyo gihe kugira ngo ntegure ubugingo bwanjye. Barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Ibyo byose ni ngo babigeragaho, babivumburaga, babibonaga uko bashimikiriye, batanze igihe, bashyizeho umwete. Iyo biri tubwira ngo mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye, ukugira umwete ni ukubiha umwanya. Si ibiza ngo byizane gusa byikubitaho, oya. Uburyo abo banditsi bakiraga ubwo butumwa bwari butandukanye. Daniel na Yohana bagaragaje ko badasobanukiwe n'ibyo bandikaga. Daniel umuhanuzi ndetse na Yohana umuhishuzi bagaragaje yuko batasobanukirwaga n'ibyo bari kwandika, bakabaza marayika batumweho ibi ni ibiki. Ndetse Yohana nawe ubwo agasobanuza avuga ati mbese ibi byerekanywe bizageza ryari? Gasanga bose bafite amatsiko kubera ko ntibari kubyumva. Ngo nuko ndabyerekwa ndangije sinabimenya. Rebye muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 27 reka uyu murongo wo tuwusome rwose kugira ngo wumve ahari utagira ngo utese ibyo bari kuvuga ni iby'abandi ni ibyabo bari kubivana hehe. Daniel igice cya 8 umurongo wa 27 nuko jewe Daniel mpera ko ndaraba mara iminsi ndwaye yakozweho. None ati mara iminsi ndwaye, bukeye ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo, nyamara nta muntu wabimenye. Ibyo byamenywaga nawe ubwe. Arangije nyuma yaho akomeza imirimo isanzwe, ariko ntiyabigira ibintu byo gukangisha no kwirata, avuga ati muzi ibintu Imana yanyeretse sha mwebwe nta kigenda, mwe nta nubwo mujya mwerekwa nta nibyo muhishurirwa, jeweho hari ibintu nabonye kandi bikomeye. Oya, ahubwo numa ngo yabigiraga ibye agatuza akarindira igihe cyabyo. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 4 tubona ko na Yohana nawe atabashe gusobanukirwa n'ibyo yerekwaga. Na Petero agaragaza ko abandi banditsi bashatse kumenya ubusobanuro bw'ubutumwa yahawe. Rimwe na rimwe abo bantu bagize ubwoba bwo kuvuga inkuru babwiwe, ndetse bamwe babanje kujya impaka n'Imana. Habakuki igice cya mbere tubona uburyo Habakuki yatangiye gutanga zitwaza avuga ati nkanjye ndinde, mbese byashoboka mwami? Yona igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza wa 3 ndetse n'igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza 11 tubona Yona uburyo yabaye nk'utonganya Imana yitotombera Imana, ndetse bikageza n'igihe yaje guhunga. Uburyo bwo guhishurirwa n'ibikubiye mu ihishurwa, mbese ibyo byakozwe bite? Kenshi na kenshi Mwuka Muziranenge yatangaga amabwiriza y'Imana akoresheje amayerekwa n'inzozi. Hano rero abantu ni aha hantu muhumve neza bavandimwe tujyane. Imana hari uburyo inzira yagiye ikoresha itanga ubutumwa. Bwa mbere yakoreshaga amayerekwa n'inzozi, nkuko tubibona mu Kubara igice cya 12 umurongo wa 6, aho Imana ivuga yuko mwiyerekwa ndetse no mu nzozi ariho Imana izavuganira n'abantu bayo. Rimwe na rimwe yavugiraga mu matwi y'abanditsi cyangwa akavugana n'imitima yabo. Hakaba ubwo umuntu yumva rwose ijwi nkaho ari umuganiriza, akiyumvira ijwi rivugana nawe, cyangwa se akumva Imana imwongorera mu bitekerezo bye, ari byo Bibiliya tubwira umutima ni mu ntekerezo. Imana ubwayo yavuganye na Samweli ayiteze amatwi mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 9 umurongo wa 15, ndetse bigeze igihe yagiye ajya kwitaba Eli umutambyi. Umutambyi atereka ntabwo naguhamagaye.
undi ati ariko numvise ijwi, aramubwira ati genda uryame, niwongera kuryumva ubwo ngubwo uragaruka umbwire. Arongera aragaruka indi shuro. Noneho Eli aza kuvuga ati umwana niba yongeye avuga ngo ndamuhamagaye kandi atari ryo umuhamagaye, reka mubwira agende niyumva yumvise umuhamagara none amubwira ati Uwiteka Mwami Imana ndi hano mbwira. Samweli we yumvaga ari umuhamagara rwose. Zekariya yabwiwe mu bishushanyo ahabwa n'ibisobanuro nk'uko tubona muri Zekariya igice cya 4. Urumva Imana yagiye ikoresha uburyo butandukanye. Amayerekwa y'ijuru yahawe Pawulo na Yohana yari aherekejwe n'amabwiriza babwiwe mu mvugo. Zakariya yabwiwe mu bishushanyo ahabwa n'ibisobanuro. Amayerekwa y'ijuru yahawe Pawulo na Yohana yaraherekejwe n'amabwiriza babwiwe mu mvugo nk'uko tubona mu rwandiko rwa kabiri rw'Abanyakorino igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza wa 4. Yewe n'ibyahishuwe igice cya 4 n'icya 5 bahabwaga amayerekwa bagahabwa ubutumwa, ariko bakagira n'amabwiriza bahabwa agendanye n'ubutumwa bahawe. Ezekiyeli yahawe kwitegereza ibikorwa byaberaga ahandi hantu. Mwuka aramuterura aragenda ngo amwereka abantu barimo barogera Tamuzi, abantu bafite ibyotero barimo batambira ibigirwamana. Mwuka akavuga ati ngwino nkwereke, akamujyana mu bitekerezo, akagenda kamera nk'uri kureba filime cyangwa ureba televiziyo, yitegereza abantu bari mu birori ku buryo yanareba akavuga ati ndubonye runaka, mbonye runaka, mbonye runaka, akababasha kuba yabamenya abatambyi n'abandi bantu, ndetse akabona n'icyerekezo berekeyemo. Bamwe mu banditsi babonye ibyo beretswe bisohora, bagira ibyo bakora ndetse banagira ibyo basohoza mu byo beretswe. Ku byabaga bikuwe mu ihishurwa, Mwuka Muziranenge yahishuriye bamwe ibyendereka kuzabaho mu gihe kizaza, nk'uko tubibona muri Daniyeli igice cya 2, aho Daniyeli yahawe iyerekwa rivuga iby'ingoma z'isi uhereye mu gihe yari arimo kugeza Kristo ubwo azagaruka, uko ubwami bw'isi buzagenda bukurikirana ubwami ku bundi. Ibi ngibi muri Daniyeli igice cya 2 n'icya 7 n'icya 8 n'icya 12 harabigaragaza, ndetse kugeza igihe ashyiraho umwanzuro avuga ati icyo gihe kwiherezo abazaba barahinduriye abandi bukiranutse bagezaho umucyo w'ijambo ry'Imana bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuvuga ngo yabonye uko ingoma z'isi zizajyaho, abona nuko zizagenda zisimburana, abona n'igihe Imana izimika ubwami bwayo, amaherezo y'abana b'Imana bazaba baritwaye neza, baremeye umwami w'abami ko abayobora muri icyo gihe cyose. Abandi banditsi bavuze ibyabayeho mu mateka, baba bahereye ku mibereho yabo cyangwa binyuze mu nkuru batoranyije mu mateka yari asanzwe yanditse. Ibyo tubasha kubibona mu gitabo cy'Abacamanza, mu gitabo cya mbere cya Samweli, mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, ndetse no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe Matayo, Mariko, Luka, Yohana, ndetse no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ahigeze hakumucyo habamazi y'ubugingo, nta mwijima uyihangara, ihishura ibyaha byose, jambo ry'Imana namurika hasi musozi no mu nyanja, bazabahabye bahabuke basanga Imana. Ni gute rero guhumekerwa kw'ibyanditswe byahuzwaga n'amateka? Amagambo ya Bibiliya avuga ko ibyanditswe biziranenge byose byahumetswe n'Imana, nk'uko tubibona mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15 na 16, kandi bikaba bifite imbaraga mu mibereho yacu y'iby'umwuka n'iy'iby'umubiri, kuko nuvuga ngo bibasha gucyaha, bigatesha, bigashyira umuntu ku murongo. Akuraho gushidikanya kose kurebana n'ubuyobozi bw'Imana mu gutoranya amagambo agize ibyanditswe. Niba inkuru yarakomotse mu byo abantu babonye, bumvise ndetse banasomye, cyangwa amayerekwa, si kubwo abanditsi ubwabo, ahubwo ni kubw'umurimo wa Mwuka Muziranenge. Ibi rero bituma Bibiliya ikomeza kuba ijambo ryo kwizerwa, ntabwo ari igitabo dukwiye gushidikanyaho. Bibiliya iduhishurira umugambi Imana ifitiye ikiremwa muntu, bitari mu mahame gusa adafatika. Ibyo byahishuwe ubwabyo bishingiye ku byabayeho mu gihe n'ahantu hazwi neza. Ukuri kw'ibyabaye mu mateka ni ingenzi kuko kutubashisha gusobanukirwa kamere y'Imana n'imigambi dufitiye. Gusobanukirwa neza bituyobora mu bugingo buhoraho. Nyamara iyerekwa ry'ibinyoma ritera urujijo n'urupfu. Iyo hajeho amayerekwa y'ibinyoma, rimwe na rimwe Imana ikitirirwa ibyo itagizemo uruhare, ibyo bitera urujijo n'urupfu, abantu bagatangira gushidikanya Imana. Ni nako byagenze muri Edeni. Satani yateje gushidikanya, ateza Adamu na Eva kugira ngo bashidikanye umuremyi wabo.
Imana yategetse abantu bamwe kwandika amateka agaragaza umubano Imana yari ifitanye na Isiraheli. Ayo mateka yanditswe mu buryo butandukanye cyane n'ubwo abandi banditsi, kandi afata umwanya utari muto muri Bibiliya. Uramutse usomye nk'igitabo cyo mu Kubara igice cya 33 umurongo wa 1 n'uwa 2, ugasoma Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 25 na 26, ndetse na Ezekiyeli 24 umurongo wa 2, ubona yuko bituvuze rwose Bibiliya ibigaragaza. Bibiliya iduha ishusho y'ukuri ku byabaye mu mateka mu buryo bw'umwuka cyangwa se bwa mwuka. Mwuka Muziranenge yahaye abanditsi ubusobanuro bwimbitse ku byabaye, babashisha kubisanisha n'intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Bityo imico y'Imana irahishurwa kandi n'abantu bashaka agakiza babona igisubizo. Hari igihe muri Bibiliya tubona umwanditsi yaragiye yageze igihe kugira ngo abihuze n'amateka, akavuga ati ku ngoma y'umwami runaka, igihe uyu mwami yategekaga umwaka wa 2 wo ku ngoma ye, yagiye mu mateka ubwo kugira ngo uzabyumva n'uzabisoma azamenye neza igihe ubwo butumwa bwatangiwe naho umwanditsi wabwo yarari. Ibyo ni ugufata iby'umwuka bigahuzwa n'amateka. Ikindi, ibyo byabaye mu mateka ni ibigereranyo cyangwa ingero zanditswe ngo zitwigishe twe abasoreyeho n'imperuka y'ibihe, nk'uko tubona mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 10 umurongo wa 11. Pawulo aravuga ati koko rero ibyanditswe mbere byose byandikiwe kutwigisha, kuko byanditswe tutaranabaho, ariko byandikiwe kugira gute? Kutwigisha, kugira ngo kwihangana no gukomezwa duterwa nabyo biduheshe kwiringira ibizaba. Urumva hano hari ingingo zivuzemo kugira ngo kwihangana no gukomezwa byihanganisha umuntu kandi bikamukomeza bikamwongeramo imbaraga, bikamutera imbaraga. Duterwa nabyo biduheshe kwizera, ugasa naho ukurura ibyo mu gihe kizaza kiri kuvugwa, ukabifata nk'ibyawe, nk'ibyo wamaze gushyikirizwa. Aribyo tubona mu Baheburayo igice cya 11 hatubwira ibijyanye no kwizera icyo ari cyo. Noneho kugira ngo kwihana no gukomezwa duterwa nabyo biduheshe kwiringira ibizaba. Abaroma 15 umurongo wa 4, kurimbuka kwa Sodomu na Gomora kutubera akabarore cyangwa umuburo, nkuko tubibona mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 6, ndetse na Yuda umurongo wa 7. Gutsindishirizwa kwa Aburahamu ni urugero rwa buri mwizera kuba yaratsindishirijwe, atari kubw'imirimo ahubwo kubera kwizera, ariko uko kwizera kugasohozwa n'igikorwa kigaragara ko yiringiye Imana, nkuko tubibona mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza 25, ndetse na Yakobo igice cya 2 umurongo wa 14 kugeza 22. Ndetse n'amategeko agenga abantu mu isezerano rya kera afite ubusobanuro mu buryo bwa mwuka, yandikiwe kutwigisha twebwe ab'iki gihe, nkuko tubibona nanone mu rwanda rw'Abanyakorinto igice cya 9 umurongo wa 8 n'uwa 9. Rukavuga ko yanditse ubutumwa bwiza kuko yifuzaga gusobanura inkuru y'ibya Yesu, bibashisha Teofili kugira ngo amenye ibyo yigishijwe ko ari iby'ukuri. Iki gitabo cyari uko cyagaragaye ari urwandiko Luka yandikiraga Teofili nk'umuntu wari umuganga, yabanje gutondeka ashyira ku murongo neza ibijyanye n'inkuru ya Yesu agira ngo afashe umwizera witwaga Teofili. Igihe kiza kugera rero ya nyandiko Luka yanditse iza kuvumburwa aho yari iri, noneho niyo tubona ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ariko hano icyo avuga ni iki? Kwari kugira ngo amusobanurire, amenye neza ibyo akwiye kwizera, amenye n'uwo yizeye uwo ari we. Ibyo tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 1 umurongo wa 4. Ihame ryayoboye Yohana mu gutoranya inkuru z'ibyabaye kuri Yesu yanditse mu butumwa bwiza zari zigamije kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Amen. Ngiki cyatumye Yohana nawe yandika ruya rwandiko tubona ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Nanditse kugira ngo mumenye uwo ari we, avimuza agaragaza Yesu uwo ari we, jambo wahoranye n'Imana, kandi jambo wari Imana, ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, yabaye umuntu araza abana natwe, aba umucyo umurikira mu mwijima, ariko umwijima uranga rwose banga kumurikirwa nawe. Yaje mubi abe ntibamwemera, agerageza kugenda yerekana uburyo muri uwo nguwo nimwe agakiza kari, niwe mahoro yacu, niwe byiringiro bizima, niwe mucyo umurikira bari mu isi. Uwo nguwo kugira ngo ushyikirane nawe ugomba kubyarwa ubwa kabiri, ugahinduka icyaremwe gishya. Yohana Imana yaramuyoboye kugira ngo abantu bamenye uburyo ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo. Yohana igice cya 17 umurongo wa 3, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya bakamenya n'uwo watumye.
ari we Yesu Kristo. Arangije ndetse muri icyo gice uzasoma uburyo ngo Yohana yanditse isengesho ry'ubugabura rikomeye Yesu yasabye abamwizera, abo bari kumwe n'abandi bose bazakurikiraho, maze Yohana aragenda avimuza iryo sengesho ryose arikira mu nyandiko. Imana rero yabanditse Bibiliya kugira ngo ibabashishe kwandika inkuru zibasha kutuyobora mu kugakiza. Imibereho y'abantu bavugwa muri Bibiliya nayo ni ubuhamya kwihumekwa ry'amagambo y'Imana. Izo nkuru zerekana neza intege nke n'imbaraga by'imico yabo, zigaragaza neza ibyaha byabo ndetse no kunesha kwabo. Nta cyahishwe ku byerekeye ukutirinda kwa Nowa cyangwa uburiganya bwa Aburahamu. Wumva ngo ibintu byose byagiye bishyirwa ahagaragara. Nowa wabaye umuntu Uwiteka avuga ngo mbonye umuntu ubasha gukiranuka mu biki gihe, yarangiza nyuma y'umwuzure Nowa agasinda akibagirwa Imana yamukijije umwuzure, aza abantu bariho mbere ukuntu bapfuye, yarangiza akavuyarara agatangira kwishimira intsinzi, kwishimira yuko abashije kurokoka kaga, yarangiza akanywa imisindisha. Ingeso zabo yabanye nabi, ibyo yabonaga abantu bakora kandi bamwe bararimbutse n'ubundi bari mu tubari, arangije aravuga ati kera najyaga mbona batara bakanywa, nanjye uwabigerageza. Arangije atari bisindisha nyuma yo kurokorwa n'Imana. Mbese ni bangahe basubiye inyuma? Bari abigisha, bari ababwiriza, bari abaririmbyi mu makorari, ariko ukaba usanga muri iki gihe ari bo basigaye ari abanyangeso mbi. Dukwiye aha hantu kwatekerezaho. Umuntu w'Imana Nowa urugero rugaragaza uburyo umuntu utabaye mazi ashobora kugira ingorane. Aburahamu Imana iramubwira iti dore ukuntu bizagenda. Bwa mbere agiye guhunga, arangije akajya kuvuga ngo umugore we ngo ni mushiki we. Ngaho da icyo kivuyeho, arangije Imana imubwira iti dore urubyaro rwa ruzangana n'inyenyeri zo kwijuru ndetse n'umusenyi wo ku nyanja. Arangije ati mva rero baganira n'umugore atera ko uri Imana nitwe yavugaga buriya si umuja. Arangije afata umuja we Hagari ati reka rero muja wanjye, ndetse na Sara ngo arabyemera. Wumva ubwo bushabiranya bumeze buryo. Barangije bati rero ubwo tubyaye umwana Ishimayeli, uyu mwana ubwo ngubwo Uwiteka dore nguyu ubwo nuwo wavugaga. Imana yongera bwigarukira ati reka ntabwo ari byo nababwiye, nakubwiye ko we na Sara umugore w'isezerano muzabyara umwana ari uzakomokaho n'amahanga. Umwana w'isezerano amahanga yose azaherwa umugisha mu rubyaro rwe. Maze nibwo nyuma koko Sara ageze mu zabukuru yabyaye umwana ari w'Isaka. N'uyu munsi wa none ukaba usanga byarabaye ikibazo, navuga bati oya buri Ishimayeli niwe wavutse mbere, ariko Ishimayeli yavutse mbere ku nshoreke. Imana yavugaga umugore w'isezerano ari we Sara. Uburakari bwa Mose, Pawulo, Yakobo na Yohana buvugwa uko bwakabaye. Mose Imana iramubwira iti genda utunge ruriya rutare inkoni, uha abantu amazi dore inyota irabisha. Arangije aragenda ngo arukubita, mureke mbaha amazi mwumve. Imana ivuze ko atunga inkoni akayitunga urutare. Arangije baragenda arakubita kubera umujinya n'uburakari. Kandi muzi Mose ukuntu yahanganye na Farawo, ibyago byabaye mu Egiputa, ibyo bintu ahanganye nabyo, akayobora abantu akabambutsa inyanja itukura. Ndetse ageze igihe avuga ati Uwiteka dore ingabo za Farawo ziri inyuma, iburyo n'ibumoso ni imisozi, imbere n'inyanja, biragenda bite? Imana ikamwereka igakora igitangaza. Mose wazamutse umusozi Sinayi agahabwa amategeko n'Imana. Imana ikamuha amategeko yayo, akamanuka ahetse ibyo bisate by'amabuye arabagirana, ubwiza bw'Uwiteka bumuzengurutse, abamubonye bose bakajya bigeraho bahunga. Mose uyu nguyu bigeze igihe biramurenga kubw'umujinya n'uburakari n'agahinda bamuteje. Mbabwire tuzagira ingorane bantu b'Imana, bantu muteza abantu basizwe n'Uwiteka, abantu bahetse ibyera by'Uwiteka mugatuma bakora ibitagombaga gukorwa, bitewe n'induru, bitewe n'uruvugo, bitewe no kubaserereza, muzabona ishyano. Mose bigeze igihe noneho aho kugira ngo atunge inkoni urutare, arangije aragenda arakubita ati mwende mbahe amazi myambakure muri iki gitare mwabagome. Munyumvire nama yongeza aha ndababara, munyumvire. Noneho si Mose gusa, Pawulo, Yakobo na Yohana muzi igihe bagiye bavuga bati vuga dutegeke mwami Yesu umuriro uzubamare. Bitwaga bene nkuba dutegeke umuriro uzubamara aba bantu kuko batwimye inzira, banze yuko reka da. Yesu ati ntimuzi umwuka ubavugiyemo, n'ibindi. Amateka Bibiliya yerekana intege nkeya z'umwami w'umuhanga cyane w'Abisirayeli, ndetse n'ubugwari bw'abakurambere 12 idasize n'ubwo intumwa 12. Uzi Salomo umwami, Imana yasabye iti nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Salomo arangije ati Uwiteka ngusabye kumpa ubwenge kugira ngo njye menye uko nyobora aba bantu bawe.
Imana irangije iti ubwo utasabye ubutunzi ntusabe gutingwa n'amahanga ubwenge ndabuguhaye n'ibindi byose utasabye nzabiguhaye kuko uhisemo neza. Ariko Salomo nubwo yabaye umwami w'umuhanga w'umunyabwenge n'ubu ndetse na Yesu ubwo yaravuze ngo kuva mu bantu babayeho kugeza kubazabaho nyuma kabone nubwo bagenda bakajya no mu zindi planete nta muntu uzagira ubwenge nk'ubwa Salomo. Ndetse Yesu yageze igihe agaragaza ko ari we waciye agahigo aravuze ngo mu bantu bose bambaye ku isi ntawe uzahwana nawe ngo kandi nubwo nawe yambaye neza ntiyigeze yambara nk'akarabo ko ku musozi. Na ureke babandi usanga barimo bagenda baca ibikuba hirya no hino ngo baragira ngo uremeza abantu nurageze naho ururabo kandi Yesu yavuze ko na Salomo warushije abandi atagezaho. Noneho Salomo uyu nguyu rero uza kaga yagize ingorane yagize ubwo bwenge bwamupfiriye ubusa nubwo yageze igihe nyuma akihana akavuga ijambo rikomeye ati byose ni ubusa. Ariko abagore yabahanze amaso yagenda hari akitegereza umugore atangira kubona uwa mbere w'isezerano ko nta kintu ambaze nta buranga ntaki. Satani amutanishirizaho burya nuko agenda areba ibyo yohanzeho amaso ibyo witegereje amutanishirizaho arangije uwabonye ati wafata nuriye munzanire nuriye maze arangije byose uzasoma igitabo cy'umubwiriza ati byose nasanze ari ubusa ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Shimira Imana ko Salomo atashoje n'abahubwo ashoje avuga ati wubaho Uwiteka. Byose byarumviswe ujye wumvira amategeko y'Imana kuko Imana nta murimo n'umwe itazazana mu rubanza n'igihishwe cyose yasobanukiwe n'iryo hame. Hatabayeho guhumekerwamo n'Imana nta wajyaga gushobora gukora iryo sesengura. Abanditsi babiri bafataga inkuru z'amateka abiri nk'ukuri aho kuba ibihimbano cyangwa ibimenyetso by'abantu. Niyiruhura imitima igahoza abahogoye igoboka abacogoye bakagira ibyiringiro. Jambo ry'Imana namurika hose umusozi no mu nyanja bazabahage bahabuke basanga Imana rurema. Benshi mu batizera ntibemera inkuru ya Adamu na Eva mu nyumvire baravuga ngo ibya Adamu na Eva se ngo ubyugira ngo byarabaye. Yewe numvise rwose umungu hariho n'abayobozi b'amadini bafite iyo ntero yo kuvuga ko ngo bitabayeho. Unyumvire umuntu akaba ari umuyobozi w'itorero avuga ngo ayoboye abantu mu by'umwuka arangiza ngo ibya Adamu na Eva buriya ni inkuru mpimbano. Iya Yona ni y'umwuzure. Mva hano ndagira ngo rwose mbasomere namwe mfite igitabo hano yanditseho Bibiliya ntagatifu. Yo havuzwe Bibiliya ntagatifu nuvuga ngo ni ikintu cyera wumve aho bavuga ku gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Nubwo iki gitabo cya Danieli gihita gikurikira iby'abahanuzi batatu bamubanjirije Izayi, Yeremiya na Ezekiyeli, ubwo ngo ni mu ijambo ry'ibanze niho ndi gusoma. Uwo muhanuzi atandukanye nabo muri byinshi. Tuzi neza rwose ukuntu bariya batatu babayeho nuko bujuje ubutumwa bwabo. Ibyo byose tubisanga ku buryo bunonosoye muri ibyo bitabo byabitiriwe byanditswe hashize igihe gito bo batakiriho. Danieli we si umuhanuzi kimwe nabo. Ntiyigisha kandi nta mpanuro avuga mu izina ry'Imana. Ahubwo ni umusore w'Umuyahudi wajyanywe bunyago n'umwami Nebukadinezari Babuloni. Unyumvire nawe. Ubusa nuvuga ngo ni gute wazahangara ukizera ukemera ibyo Danieli yavuze havuzwe yuko uyu muntu atari umuhanuzi ko nta n'ubutumwa yatanze mu izina ry'Uwiteka. Mu gihe Yesu we muri Matayo 24 avuga ati nkuko ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli nimukibona muzabyitondere. None Yesu yamwise umuhanuzi wowe uravuze uti kubw'ubucura bwenge n'ibintu byawe uti jewe si umuhanuzi si n'umuntu w'Imana nta n'ibyo atanze mu izina ry'Imana kugira ngo ubanze ukorope mu bwonko bw'abantu ibyo bazasoma byose bazumve ko ari ibintu bitabaye. Urumva Satani uko akora. Noneho reka tugere mu gitabo cya Yonasi kugira ngo urebe niba tuvuga ngo ni amahame shingiro urufatiro rwo kubakaho mbese ni impamvu ki tugomba kubimenya ibi bintu. Umwanditsi w'igitabo cya Yonasi mu ijambo ry'ibanze wumve. Igitabo cya Yonasi cyakizwe mu bitabo by'abahanuzi nubwo kitameze nkabyo. Si igitabo cy'ubuhanuzi si n'inkuru yabayeho koko. Unyumvire ibi bintu. Si igitabo cy'umuhanuzi si n'inkuru yabayeho koko. Bantu b'Imana ubwo simvuze ibya Nowa baravuga ati no ibya Adamu na Eva reka da ni inkuru burya tu. Niyo mpamvu ubu ngubu noneho bigeze igihe avuga ati rero
burya n'umugabo bashyingiranwa, umugore n'umugore bashyingiranwa, umuntu nabona ashimye imbwa nawe bazajya bamushyingira nayo. Kubera iki? Kubera ko iby'Imana Bibiliya ni ukwitwara nkaho wagira ngo mvuga se ngubwo ndacyafatwa nk'ijambo ry'Imana, ni ikitagira izina, abantu bagasa naho bagenda buhumye. Tugomba kwa maso, niba utubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ufite akaga. Bibiliya ntiyigisha guhumekwa kw'igice cyangwa ngo igushyire mu nzego zisumbana. Izo nyigisho n'ibitekerezo by'abantu bipfobya ubutware bw'ijambo ry'Imana. Igihe abantu batangiye gufata ibintu nk'ibi bakabiterura ngo nuko ngo ni profeseri ngo yizanaha ngo wanditse ngo iri jambo ngo ni dogiteri uyu n'uyu, dogiteri udafite umwuka w'Imana samaze iki? Muntu w'Imana turi kumwe, ndasaba mwuka w'Imana kugira ngo uko yabanye n'abanditsi banditse Bibiliya akabayobora mu myandikire yabo mu guhishura ukuri kw'ijambo ryayo, abane natwe kugira ngo tumenye ko ibyanditswe byera byose byandikiwe kutwigisha, byandikirwa kuduhugura, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsi afite ibimukwiriye byose kugira ngo igihe nikigera Kristo akerekanwa tuzabashe kumusanganira. Imana ikugire neza nshuti turi kumwe. Iminsi turimo ni iminsi yo kuba maso. Ubutaha tuzarebera hamwe ukuri kw'ibyanditswe biziranenge. Mbese ibyanditswe biziranenge bifite kuri dukwiye kwitaho. Imana ikugire neza. Tuzakomeza ibi byigisho dushimikiriye nk'uko intumwa zabigenzaga Yesu niyerekanwa ari jye nawe tuzamusanganire. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.